tuganira amagambo Imana yantu. Imana irambwira ngo ubambarize ngo gukizwa niki, gakiza niki. Mbese izina ubarize buri wese ngo izina ryawe ryanditse mu gitabo. Abagabo baradutegereje batubanjirije babaye intwari zo gukiranuka no kwizera kandi banyuze mu bikomeye biriti byacu. Abagore bakiri bato baragiye banyuze mu bikomeye biriti byacu baraturindiriye. Haleluya. Ntakabuza tuzabonana mu birori byo mwijuru. Ntakabuza tuzabonana mu birori byo mwijuru. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe. Amen. Irambye ngo mbarize abantu ngo gakiza niki, gukizwa niki. Kandi reka mbabwire, umva ijambo Imana yambwiye. Ntabwo yarimbwiye ejo cyangwa ejo bundi. Imana yarambwiye ngo abantu bari kwibesha ijuru baramaze gutakaza indangagaciro zo kurijyamo. Reka nsubiremo. Irambye ngo abantu bari kwibesha ijuru baramaze gutakaza indangagaciro zo kurijyamo. Ntabwo ari ejo bundi. Hashize igihe Imana imbwiye iryo jambo. Irambye ngo abantu bari kwihesha mu yandi magambo kwibesha ijuru baramaze gutakaza indangagaciro zo kuri kandagiramo. Indangagaciro zararangiye kandi bari kwibesha ijuru. Hanyuma mbese gukizwa niki? Mbese agakiza niki? Mbese izina ryawe ryanditse mu gitabo. Buri mugoroba nzanira kamera. Kamera ntabwo nzikunda ariko ninjye wabihamagari. Ndabwa ngo guhera kwa mbere kugeza ku wa gatatu munzanire kamera. Abantu babyumve. Imana irambwira ngo abantu bari kwibesha ijuru baramaze gutakaza indangagaciro zo kurijyamo. Hari condition. C'est pas n'importe quoi, n'importe comment et n'importe qui. Non. Ijuru tuvuga rifite condition. C'est pas n'importe comment. C'est pas n'importe quoi et c'est pas n'importe qui. Non. Iri juru tuvuga condition. Mu yandi magambo rizagirwamo n'uwarikoreye. Iri juru tuvuga ntabwo ari mituweli n'individuweli. Oui. Navuze ngo iri juru tuvuga ntabwo ari mituweli urufatanye, ntabwo ari koperative, ntabwo ari umwana na nyina, ntabwo ari umugore n'umugabo. Iri juru tuvuga ni individuweli, ni agakiza ku giti cya. Ahantu umuntu atazavuganira undi, ahantu hatazaba ikimenyane, ahantu hatazaba ruswa. Buri wese ni icyerekezo, ni inzira. Mu yandi magambo buri wese azahembwa n'uwo yakoreye. Niko kuri. Icyambere rero ku munsi wa mbere gakiza niki, gukizwa niki? Ni ijambo mpamvuga andika mwe kayi yawe bazanye amakaye. Gukizwa no agakiza niki? Gukizwa no guhinduka mu myumvire yawe no mu mitekerereze yawe. Ngiye gusesengura gato. Gukizwa no guhinduka mu myumvire yawe no mu mitekerereze yawe. Ibyo wibwira. Sinyigisho mu mbabare hatagize ijugunye undi. Bishop atega amatwi yumve niba arimo. Apotre niba arimo atega amatwi yumve. Musenyeri niba yagezemo nawe atega amatwi yumve. Revera nawe atega amatwi yumve. Buri titre yose, titre siza kugezayo kusagizwa no gukizwa. Titre ni inyongera, icyambere n'agakiza. Baroko fatikayi
irambwira ngo izi nyigisho nizirangira kwa gatanu buri wese azabasha kugenekereza niba yanditse mu gitabo cy'ubugingo nizirangira. Irambwira ngo iki ni cyumweru cy'ububyutse, ushaka kubyuka agiye kubyuka. Irambwira ngo buri mugoroba ikintu cyose, buri ngingo yose uhamagara abantu, abatsinzwe bahamagare, buri ngingo yose abatsinzwe uhamagare mubafashe, hanyuma mwere ko bakiraho iteka ndacyateza amaboko nikiye ku ntebe y'imbabazi. Buri cyiciro cyose, buri ngingo yose irangira muhamagara utsinzwe mu yandi. Bizageza kwa gatanu ubasa kwikarasa ahantu runaka, niba uri mu gitabo cy'ubugingo cyangwa niba ari cyo kurimbuka. Icyambere kugira ngo agakiza niki, guhinduka mu myumvire yawe ni mu mitekerereze, niko gukizwa. Agakiza ntabwo ari amagambo, agakiza ntabwo ari ikigare, agakiza ntabwo ari housing, agakiza ntabwo ari housing. No guhinduka mu myumvire yawe ugahinduka no mu mitekerereze yawe. Akadomo. Navutse ubwa kabiri byose bihinduka bishya, ibyarinda mu yanjye bimindukira igihombo, none ubingorane zose zereke Mwami Yesu, namutakira n'Imwami Yesu neza ukusha. Yesu nashimwe. Amen. Mu yandi magambo, guhinduka mu myumvire no mu mitekerereze no guhinduka ku ngeso no guhinduka ku mico no mu myifatire. Kera nari uyu, mu yandi magambo ubu ndi uyu nguyu. Kera nari uyu, mu yandi magambo ubu ndi uyu. 2020 n'igikizwa nari uyu, ariko muri 2024 ndi uwundi muntu. Uko niko gukizwa, ako niko gakiza. Gukizwa nari maze gukizwa mu yandi magambo gukizwa nuko Imana yarambwiye ngo ariko gukizwa bazi cyane cyangwa bari mu bigara agakizwa nari uyu nguyu ubundi uyu nguyu, nubwo nakwicara amagambo yumvikanye. Amen, haleluya, amen. Mbabwire barako, niba hari ikintu urabanye gishukana cyambere kibaho nibyo umuntu yitekereza ku giti cye. Niba reka nsubiremo, niba hari ikintu nabanye gishukana ibyo umuntu yitekereza ku giti cye, utase none mama tumukunde ndamutse ntekereje nabigenzane, baza Mwuka Wera ko muri guhamanya n'ibitekerezo byawe. Baza Mwuka Wera, ubaze Mwuka Wera uti ibi ntekereje Mwuka Wera urabyumva ute? Baza Mwuka Wera uti ibi ntekereje Mwuka Wera we urabibona? Yaba Mwuka Wera mufasha twasigiwe, Mwuka Wera mufasha twasigiwe, ibi ntekereje pa urabibona gute wowe? Niba hari ikintu gishaka kubamo kwishuka nabonye muri aka gakiza na muri iyi si, ibitekerezo byawe bwite utese nabigenza gute? Baza Mwuka Wera uyibaze ngo ibi ntekereje saa 4 Mwuka Wera nasigiwe nk'umufasha, wowe urabivuga iki? Baza Mwuka Wera. Amen, amen. Kumurakarira baza Mwuka Wera, koko murakarire cyangwa baza Mwuka Wera. Ibitekerezo birashukana. Kabiri, guhinduka mu myumvire no muki. Kabiri, niba ari ikintu nabanye gishobora gutuma utagiraho Imana igushaka nawe ugomba kugera, ni ijambo rivuga ngo uko mbyumva. Iri jambo ntirishobora gutuma urenga umutaro. Uko byumva uguteze, ko byumva murako
umuntu wabatijwe amazi menshi akakira Mwuka Wera uko mbyumva mu yandi magambo icyo bita imyumvire yawe. Yesaya 55:8 murabasoma mugeze mu rugo. Yesaya 55:8 na magambo avuga ngo erega ibyo nibwira sibyo mwibwira mwebwe. Rimwe na rimwe murishuka ibyo nibwira sibyo mwibwira. Yesaya 55:8 murabisoma mugeze iwanyu. Ibyo nibwira sibyo mwibwira. Ijambo navuze ngo niba ari ikintu gishobora kugushuka ibitekerezo byawe bwite. Kabiri, niba hari ikintu gishobora gutuma utagera aho ugomba kugera ngo ugeraho Imana gushaka, imyumvire yawe. Reka muhumbwire muri ibintu by'Imana tubana nkatwe abanyamuhamagaro. Yahamagaye Aburahamu aramubwira ngo va, hanyuma mu gihugu nzakwereka. Gusa ni gute Aburahamu ntabwo yigeze complaining. Ibintu byose Imana ivuga si ngombwa ngo itugombe busobanuro. Ibintu byose by'Imana si ngombwa iki? Si ngombwa ubusobanuro. Yesu nashimwe. Reka nkubwire ikintu kiza guhesha umugisha muri ibintu by'agakiza. Namagambo Imana yabwiye Aburahamu irangije iramubwira ngo nzogeza ingoma yawe, nzaguha umugisha, nzakugira ubwoko bukomeye, uzakuvuma nzamuvuma, uzabasekuruza w'abizera. Iramubwira ngo va, inshinga yitwa kuva. Amen, haleluya, haleluya. Iramubwira ngo siga, inshinga yitwa gusiga. Iramubwira ngo jya, inshinga yitwa kujya. Namagambo atatu azaguhesha umugisha. Imaze kumubwira amagambo uko ari atatu, iramubwira ngo va, usige, ujya aho nzakwereka. Iramubwira ngo ibyo bintu uko ari bitatu, nyuma y'ibyo bintu nzaguha umugisha, nzogeza ingoma yawe, nzakugira ubwoko bukomeye, uzagusabira umugisha nzawumuha, uzakuvuma nzamuvuma, kandi uzabasekuruza w'abizera. Nyandikirizo nshinga ukoresha tuhari. Hari inshinga yitwa kuva, hari inshinga yitwa gusiga. Mu yandi magambo kurekura, tujya kubisengera mu kanya. Abafite ibyo bashaka kurekura turaje dusenge. Gatatu, hari inshinga yitwa kujya. Iramubwiye ngo ibyo numara kubyuhariza uko ari bitatu. Byanze bikunze nzageza ingoma yawe, nzaguha umugisha, nzakugira ubwoko bukomeye, uzakuvuma nzamuvuma, uzahesha umugisha nzawumuha, kandi uzabasekuruza w'abizera. Mukanya tujye gusengera abafite ibyo bashaka kurekura. Hari ikintu bita kuva. Quelque part, kuva muri bene wanyu, kuva muri baso, kuva muri banyoko banyu, kuva mu moko, kuva mu biki, kuva mu byo ntazi. Va muri zo gakondo ariko. Yesu nashimwe. Va muri wanyoko wanyu, va muri baso wanyu, va mu bagesera n'abasinga. Yesu nashimwe. Haleluya. Gusigagira ibyo urekura kuko ni irembo rifunganye utakwinjiranamo ibintu byose. Hari ibyo ugomba gusiga hanze. Yesu nashimwe. Ntabwo uzinjiranamo ibintu byose, ntabwo byakunda. Amina. Hari icyo bita kujya, mu yandi magambo aho Imana ikuyoboye n'uburyo kuyobora. Amen. Kanze mbabwire barokore. Ngiye kubabwira ijambo ry'ubwenge. Tega amatwi barokore, bagenze tugana mu gihugu cyo mu ijuru. Amen. Abinyuma muri kumva? Abinyuma muri kumva 5 kuri 5? Mureke twemerere Imana dukuremo amashereka twonse hirya no hino. Reka nze nsubiremo. Gerard we, bagenze tugana mu gihugu cyo mu ijuru, mureke twemerere Imana dukuremo amashereka twose mabi, icyo bita amashereka mabi, idukuremo za karandi zihandure, icyo bita kuzihandura. Ngiye gusubiramo iriya baroko, babyeyi, ba mama, bashumba, barokore, bagenzi banjye, mureke twemerere Imana dukuremo amashereka twose, amashereka y'ubwibo n'amashereka y'agasuzuguro, amashereka ngo w'abakobwa bose barasuzugura. Va muri abo basuzugura, va muri abo bakobwa 8 basuzugura, wowe nturimo. Kuko bari cyaremwe gisha, ntabwo uri mu bakobwa 8 bibonye basuzugura.
w'abakobwa bakanaka bose n'abanyagasuzuguro n'abirasi bose uko mubazi ura muryango wose n'abirasi. Reka mbabwire mumbabarire twemerere Imana dukuremo amashereka twose. Siko kuri iwacu nuko duteye nuko muteye muteze. Njya nukomeze umeze gute so umeze gutera jewe nukomeze bitahinduka se wabishatse. Reka mbabwire baroko bakristo nshumbye Imana yashize mu biganza nanjye ndimo. Mureke twemerere Imana dukuremo amashereka twose dukizwe tumara amazi. Amashereka y'agasuzugura, amashereka y'ubwibone, amashereka y'ubwirasa, amashereka ngo ni umunani ngo uko bangana bose niko basuzuguriwe ngo bose nabirasi. Uramurya va muri abo birasi ubicyaremwe gishya bigaragare ko wowe utameze nkabo. Yesu nashimwe ariko Yesu nashimwe bene da. Mureke twemerere Imana ituvomemo na ariko Mana we ibintu abarwayi impyiko baryama ku gatanda kubera ko amaraso bayagiyemo amazi kugira ngo bayavanemo. Haryama ku gitanda bakavanamo amaraso yose bakayashyira hanze. Bamara gushyira amaraso hanze yose bakavanamo ya mazi bakabona ko yasubizamo. Mureke Imana ituvome. Ngo bavuga gutya baramaze nibakomeze bavuge ko navutse ubwa kabiri cyaremwe gisha. Bakomeze bavuge ko ibyo birabareba. Imana imaze guhamagara Abalewi irababwira ngo bavanye mu ngo mbagize abatambyi. Muragira ingendo yanyu, muragira imvugo yanyu, byanze bikunze muratandukana n'abandi. Reka mbabwire barako iri torero rya REHOBOTH ndarishaka nk'itorero ry'umwuka. Kandi reka nze mbabwize ukuri iri torero ndarishaka nk'itorero ry'umwuka. Ndashaka itandukaniro n'ibiri hanze aha. Ntabwo ariko ndi kubigaya ntabyo ngaye hatagira abavuga ngo ndi kujyaginga amacyaki. No, iryo ishumbye ndarishaka nk'itorero ry'umwuka. Kimane dukuremo amashereka twose beneda. Muri kimane dukuremo amashereka nuko Imana amashereka twose ituvome. Kadi yarize idukorere dialize. Abaganga bari mu hano barisa bari kubyumva. Papa mureka dukorere dialize. Nukuri ko Imana avome agira ibyo akuramo asubizemo ibindi bishya koko tubicyaremwe gishya. Iri torero nshumbye rya REHOBOTH nababonye nabinyamata. Ndashaka ko ibitorero ry'umwuka. Muranyemerera se? Muranyemerera ko ibitorero ry'umwuka? Pentecote aba Pentecote mugire gutya. Aba Pentecote ntabwo mvuza ADPR na association. Aba Pentecote mugire gutya. Ijambo ry'Imana yavuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe ariko ikwihuta kuko navuze amagambo menshi. Amen. Haleluya. Amen amen. Yesu nashimwe. Mukristo wese agira ubuhamya butatu. Mukristo wese agira ubuhamya butatu. Andika ibyo wihamiriza ku giti cyawe, ibyo abantu baguhamiriza, ibyo Imana iguhamiriza. Ura Paulo yakunze kuvuga amagambo meza yihamiriza. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizera, ahasigaye maze kumera nk'igisu kibisuka ku gicaniro. Paulo yaraze kwihamiriza pe. Niduhagara hano tukivuga utazagira ngo nukwiyemera, ujye ugira ubuhamya bwawe nabwo. Ubwire abantu aho wavuye naho umaze kugira mu buryo bw'umwuka. Si ngombwa guhora mu birayi n'inyama. Nabwiye abantu ngo ni gute umuntu yahora kuri YouTube umwaka ukarangira ari kuri YouTube ataravuga ijambo ryerekeranye n'icyaha. Ntabwo bibaho. Uwo ntabwo ari umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu. Buri kintu cyose kigira umwanya wacyo. Amen. Haleluya. Ibyo wihamiriza ku giti cyawe. Paulo yavuze amagambo meza aravuga ngo narwanye intambara nziza,
narinzi ibyo kwizera mbiki ikamba ry'ubugingo. Avuga ati j'en suis fier, ndi fier y'ibyo mvuga, nzi ko narwanye intambara nziza. Ubuhamya abandi baguhamiriza ye kimwe Imana yiye. Yesu nashimwe, haleluya haleluya. Ubuhamya abandi bagira gute? Witwa Tabita Doruka, imfubyi n'abapfakazi bararize kubw'imico n'imyifatire, wowe baraguhamiriza iki muri quartier? Doruka bararira baravuga ngo uko yemeze kose tuzambikwa nande? Nyiri ingeso nziza utarobanura ku butoni ntabwo twabyemera. Bararira ibyo abandi bagira gute? Mico n'imyifatire muri quartier wanyu. Ubuhamya Imana igira gute? Iguhamiriza. Yaravuze ngo mbonye umuntu ufite umutima uhuye nuko nshaka. We yari Dawidi. Amen. Ibwira Satani, iramubwira ngo Satani, ivuga kuri Yobu, wabonye umukiranutsi wanjye mu isi. Umuntu wese agira ubuhamya butatu. Icyambere nicyo wihamiriza ubwawe, kabiri ibyo abantu baguhamiriza, gatatu ubuhamya Imana iguhamiriza. Ariko reka nze nkubwire ikiruta ibindi, ndakwifuriza guhamirizwa n'Imana, ukagira ubuhamya Imana iguhamiriza. Uti kubera iki? Abantu bagushyeshyenga nawe wakwibeshya, uhamirizwe n'Imana. Nda kwifuriza bantu bari bahawuzingi bakavuga barakijijwe kandi adakijijwe. Bantu bari bamakorasi we, icyo bita amakorasi. Mama tumukunda tira amakorasi pe, hari mu mwuka w'Imana rwose. Kandi uva muroko ndakwifuriza guhamirizwa n'Imana ishobora byose, kuko bantu bagusheshyenga nawe wakwibeshya, ariko Imana ntiyakwibeshya. Ariko mudaheranwa n'ukunda kwigisha akavuga ngo ariko ibyo ndi kuvuga biri kumvikana. Ndi kubabaza ngo ibyo ndi kuvuga biri kumvikana? Niko kunda kubaza abantu, ariko ibyo ndi kuvuga bya biri kumvikana? Turi ku munsi wa mbere. Imana irambwira ngo ureke kubakiraho iteka, nibangarukira ndabagarukira. Amen. Irambwira ngo nteze amaboko ndakike ku ntebe y'imbabazi. Irambwira ngo buri kintu cyose ku umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu basengerwe. Amen. Ubuhamya bungahe? Ndakwifurizwa guhamiriza na data abantu bagushyeshyenga, dore ko abanyarwanda bo n'uturingusho, umuntu abona wambaye ibyera ngo wambaye umutuku, kandi wambaye ibyera nawe ukavuga uti nambaye, kandi ibyo wambaye urabizi. Umama tumukunde bansheshenge kandi umutima wanjye Yesu nashimwe. Nukuri bambaye umweru mwiza kandi ukabyikiza kandi wambaye uvuga ngo nuko bari kugusheshyenga. Ariko narumiwe. Wambeshya ngo ni umutima wanjye se nabankuyobewe, ibinshinja nabambiyobewera. Reka mbabwire, ndabifuriza guhamirizwa na gitari, kuko Imana ntiyagushyeshyenga. Imana ibyera byitwa ibyera. Irakubwira ku munwa y'ihangwa iti nakugaye pe, nagize nakugaye. Yesu nashimwe. Reka ngire vuba we mbabwira ijambo Imana yambwiye rikomeye. Imana irambwira ngo bambwire ngo icyo mbashakamo rero. Imana irambwira ngo bambwire bareke ingeso z'abapagani, ndabashakamo ingeso zikwiriye. Nsomera Imigani 6:16 di Imana irambwira ngo ibyo bashakamo ni ibingibi, bareke ingeso za gipagani, kuko abenshi bafite ingeso z'abapagani. Imigani 6:16 nsomera amagambo, ibintu Imana yangurunuka. Umva ibi bintu, aya magambo ndayakunda, mbabwiza ukuri. Ibintu Imana yangurunuka ndavuga bibiri gusa n'icare bijye kurimbuza abarokore muri ibintu ngiye kuvuga. Imana irambwira ngo vuga bibiri gusa, hanyuma wicarire abarokore bijye kubarimbuza kandi bizabarimbuza. Ndaje mbabwira ikintu Imana yambwiye giteye ubwoba. Kadusome Imigani y'ibice 6 umurongo wa 16. Ibintu Imana yangurunuka nibi. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma,
n'uteranya abavandimwe. Imana yambwiye kuvuga ku bintu bibiri. Amen. Kandi bikomeye bikomeye. Imana irambwira ngo ururimi rubeshya mugabo w'inda ari kuvuga ibinyoma. Yesu nashimwe. Amagambo menshi bavamo ibicumuro. Reka mbabwire baroko, tubone iki kintu cy'amagambo. Urubanza rw'amagambo ruzatsinda barakore benshi. Mvuko Imana yambajije. Imana yarambajije ngo ariko reka nkubaze. Turi kumwe abenyuma 5 kuri 5. Mbabaririza inyigisho zo muri iki cyumweru. Ushaka kurokora ubugingo bwe tugendane. Ushaka kurokora ubugingo bwe tugire gute? Tubane mu mwuka. Imana irambwira ngo harya iwanyu mu isi utanze ruswa n'uyakiriye bose barahanwa. Ndayibwira ngo yego. Irambwira ngo harya iwanyu mu isi aho mutuye utanze ruswa n'uyakiriye bose barahanwa. Ndayibwira ngo yego. Irambwira ngo rero ujyanye amagambo n'uyakiriye imbere yanjye bose n'abanyamagambo. Aho nta reality irimo, aho nta kuri kurimo. Muyashyira abayashaka nge ntayo nshaka, singiye gukubitwa nayo. Irambwira ngo harya iwanyu mwisi. Ariko niba wemera ko nshaka kuvuga ngo akira umugisha ukawakira, wemere ko n'aya magambo ndakuvuga ari ukuri. Harya utanze ruswa n'uyakiriye harya barahanwa. Iwanyu mwisi. Ndayibwira ngo yego. Irambwira ngo rero ujyanye amagambo n'uyakiriye imbere yanjye bose n'abanyamagambo. Ngiye kubabwira amagambo abiri Imana yambwiye yise abanyamagambo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe ariko. Amen. Amen. Irambwira ngo abanyamagambo. Amen. Haleluya. Irambwira ngo abanyamagambo n'abicanyi baroga imitima y'abantu. Abicanyi baroga imitima y'abantu. Tega amatwi. Ndetse bakaroga n'ibitekerezo by'abantu. Irambwira ngo umunyamagambo wese n'umwicanyi wica imitima y'abantu akica n'ibitekerezo byabo. Irambwira ngo umunyamagambo n'umurozi uraga imitima y'abantu kandi hakaroga n'ibitekerezo byabo. Abicanyi ntabwo arabafashe imipanga gusa, hagaragaye n'abandi bicanyi. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Yego. Yego ariko. Amen. Mugira amagambo make, magambo menshi n'ubusanzwe avamo ibicumuro. Imana irambwira ngo ahi wanyu mutuye harya utanze ruswa n'uyakiriye ngo barahanwa. Mbwira Imana ngo yego. Imana irambwira rero ngo ujyanye amagambo n'uyakiriye imbere yanjye bose ni bamwe bitwa abanyamagambo. Bombi n'abarozi baroga imitima y'abantu n'ibitekerezo byabo, n'abicanyi bica imitima y'abantu n'ibitekerezo byabo. Mugira amagambo make. Aha ndi muri iri jambo ibintu Imana yangurunuka.
umugabo w'indarikwa w'ibinyoma, hanyuma n'ururimi rubeshye. Imana irambwira ngo abo bose imbere yanjye n'abicanyi, imbere yanjye n'abarozi, ariko nakumiro koko. Harya uyajyanye n'uyakiriye imbere yanjye bose ni kimwe, nta muzi murimo mu yandi magambo, kuko urayakiriye nyine kandi yakuzaniye azi neza kuri buyakire, kuko c'est pas n'importe qui waza kumbwira ubusa. Kandi mbabwiza ukuri, Marita we ntabwo ari uwo wese waza kumbwira amanjwe, akuzaniye ayo manjwe azi kuri buyakire. Siko kuri akuzaniye ayo manjwe, si n'ubwa mbere yakuzaniye, aya mbere yari yazanuye urayakira, agaruye ya kabiri asanzwe azi ko yakuzanira warangiza ukakira. Niyo mpamvu agarutse. None nibaze kwiyakunda se, mwe n'abayobozi bavuga ati mujye muyambwira sha, umuyobozi watangiye gukora gutya aba yananiwe, mujye muyanzanira muri korari, mujye muyanzanira, hanyuma muri protokole namwe muyanzanire, mubayadekone bayakuzanire. Wananiwe wagize gute? Mama tumukunde uhagarara imbere y'abantu 300 400, sinshobora kubura bamvuga, ntabwo byabaho ko sinaba ndi igiki kitavuga. Yesu wavuzwe ninjye udashobora kuvuga. Abakozi b'Imana bambanjirije birirwa bandika mu binyamakuru, njye bose ndi igiki, ahubwo ntavuzwe sinzi uko nabananame. Ko yakuzaniye ya mbere ukayakira, se yabuzwa n'iki kuzana ya kabiri? Hasazana n'ibyo yahimbye. Imana irambwira ngo abo babiri nabaki, nabarozi nabicanyi. Imbere yanjye uko ari babiri n'abanyamagambo niko bitwa. Akubye ndi kuvuga bikumvikana, umugani w'amadaheranwa. Soreje ahangaha umunsi wa mbere turi kumwera. Imana irambwira ngo iyi semina upima agakiza kabureke gupima kabandi. Pima agakiza kabureke gupima kande, buriya kana kane uri kubwirwa gutese, kana kane uri kubwirwa yaba ari umwe mba namushyiriye messages. Pima agakiza kawe we, Yesu nashimwe. Pima iki? Abanyamagambo n'abarozi n'abicanyi. Ariko reba kubudatamika uburozi, kubudatamika uburozi kitwa umurozi kandi utabutamika gusa akanwa k'amagambo. Imana irambwira ngo n'abarozi baroga imitima n'ibitekerezo by'abantu, n'abicanyi bica imitima y'abantu n'ibitekerezo byabo. Y'amagambo ntasobanutse se? Mwirinde, buri wese irinde uko agenda, wirinde kuvuga. Uyu mwanya ngezemo rero ngiye gusengera abantu. Umuntu wumva atsinzwe n'iri jambo, Imana irambwira ngo buri jambo ryose usengera abantu, buri jambo ryose ubasengere. Haleluya, haleluya. Umuntu ushaka kurokora ubugingo bwe naze tugendane muri iki cyumweru. Ushaka kurokora ubugingo bwe naze tugendane. Amen, amen. Imana irambwira ngo ibintu tujye gusengera umuntu utsinzwe n'iki ngiki cya mbere cy'uyu munsi. Ejo nzababwira ikindi. Uyu munsi ariko twarebye ngo gukizwa n'iki, no guhinduka mu myumvire no mu mitekerereze. Nibyo ubutahana tuvuze amagambo menshi, guhinduka n'iki n'ibindi. Hanyuma rero Imana irambwira ngo umuntu wese wifuza impinduka mu buzima bwawe bwa gikristo, tubona ubuhamya wihamiriza utubwira buryo ubuhamya bwawe wihamiriza ubwira abantu impinduka Yesu yazanye mu buzima bwawe. Nibwo buhamya bwawe. Umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hahindutse iki? Imana irambwira ngo umuntu wese ushaka impinduka mu buzima bwe bwa gikristo ahaguruke ku birenge bwe. Kabiri, Imana irambwira ngo ibyo wumva bigomba guhinduka, haguruka ku birenge byawe. Icya gatatu, Imana irambwira ngo ibyo wumva ushaka kureka, urahaguruka ku birenge byawe. Imana irambwira ngo ibyo wumva ushaka kurekura, urahaguruka ku birenge byawe. Reka nsubiremo. Niba wumva ushaka impinduka mu buzima bwawe bwa gikristo, urahaguruka ku birenge byawe. Niba wumva hari bigomba guhinduka, urahaguruka ku birenge byawe. Niba wumva hari ibyo ugomba kureka,
rimwe na rizima urahaguruka ku birenge byawe. Niba hari ibyo wumva warucigatiye ushaka kurekura, urahaguruka ku birenge byawe. Kandi Imana irambwira ngo kuri iki kidendezi murahagira muhavana imbaraga. Kuko nabajije Imana ngo ese nuguhagarara gusa. Imana irambwira ngo uko bahavana iby'umubiri bya buri munsi, iki cyumweru bagiye kuhavana izindi mbaraga. Amen. Uko bahakura amazu, uko bahakura amamodoka, uko bahakura ubuzima bwa buri munsi, ushaka imbaraga muri iki cyumweru ndazimuha. Yesu nashimwe. Ushaka imbaraga muri iki cyumweru, umuntu wese ushaka impinduka mu buzima bwe bwa Kristo ahaguruke ku birenge bye. Ushaka kugira ibyo arekura ahaguruke ku birenge bye. Ushaka kugira ibyo areka nawe ahaguruke ku birenge bye. Uyu munsi twabonye ingingo ivuga ngo gukizwa ni iki? Guhinduka mu myumvire no mu mitekerereze yawe. Ngwino ku kidendezi tugufashe ko bahavana ibyo ubuzima bwa buri munsi. Iki cyumweru bahavana imbaraga. Jyana kagatuti bakoze Imana muze musengere abana. Navutse ubwa kabiri